Iyo tubonye umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe inkuru ikwira hose ko yarozwe n'abanzi cyangwa abo mu muryango we bafitanye ibibazo, yaba ari umunyamashuri wo mu cyaro inkuru ikaza ivuga ko abaturanyi be babonye arangije kwiga bagira ishyari ry'uko abakiranye, bahitamo kumuroga ngo atazabiryaho. Icyo inyandiko za dogiteri zari ziri kunsobanura ni uko ibibazo bidukikije iyo byisukiranyije buri kimwe nyuma y'ikindi biremerera umutima, ubwonko bukananirwa kubyakira, uburwayi bugatangira. Ubwo wowe biri kubaho ubyita imikino, ndetse n'abakubona batabyizera ko byakubaho. Inshuti mwaganiriye byinshi zikakubwira ko zihuze, ugatinya ababyeyi ndetse n'abavandimwe bawe, ukabura uwo ubwira ibikuremereye, ugashakira ibyishimo kure y'aho biri. Inzoga n'ibindi bisindisha bikaba inshuti zawe, ukibwira ko wibagiwe nyamara byagusezeraho, ukongera ukibuka ibyo wari uzi byabaye ibikomere, ugasanga biracyari ibisebe. Uburiri bugahinduka icumbi ry'amarira yawe, ugatekereza ibikugose ukabona bikurusha amaboko. Amashyi akabyara iminsi, umukobwa wiyitagaho akabyibagirwa ubwiza bwe yafataga nka zahabu akabubona nk'umwanda, kuko ubwo bwiza ntibuba bukiri kumuha igisubizo. Uwo ari inshuti ya bose akigunga akagenda kure, abamuzi bakabona ubuzima buri gusharira. Iminsi ikabyara impinduka ziri kuganisha ahabi ibitekerezo by'umuntu. Byahurira byose mu bwonko, wari umukozi atakibona icyizere cy'ahazaza, akisanga mu isi ya wenyine, aho atagira uwo aganyira amaganya yo ku mutima we, agahitamo kugenda biganirira inyoni kuko abo yizeraga bamuburiye umwanya. Nuko aho anyuze hose bati runaka yarasaze, aho kumutega amatwi bagatangira kumuhungira kure ngo atabatera amabuye cyangwa ngo abatuke. Umwijima uba waramize umucyo we, agahinda kuzuye umutima we, mu gihe abari mu muhanda bamubona bakamuhunga bamwita uwavangiwe. Inyandiko za Dr Nshuti si zari inkuru gusa, ahubwo zari n'igisobanuro cy'uburwayi bwo mu mutwe bwugarije rubanda nyamwinshi. Aho nari ngeze ndi gusoma, nari maze gusobanukirwa ko ibibazo by'urukundo biterwa n'abo wahariye icyizere cyawe, kubura ibyo wavunikiye igihe cyose uba umaze ku isi, guhatirizwa guta impano yawe kandi uyikunda, kunywa ibiyobyabwenge ku rugero rwo hejuru, kubura uwo uganirira ibiremereye umutima wawe, byose biganisha ubwonko n'umutima kwiheba, ukisanga ntacyo wimariye, nta n'icyo umariye isi. Uba ukunze ubuzima utabwiyambura, ugasigara uhumeka ariko udafite icyerekezo. Iby'isi byose bigusigura aho, ukabura ingingo n'imwe yakurengera ngo urokoke iby'ubuzima buri kukwerekezwamo n'igihe. Amezi agahinduka imyaka, ukisanga uburwayi bwo mu mutwe bwaramaze kumunga buri gice cy'ubwonko bwawe. Ubushobozi bukemura ibibazo ntibuba bukiri mu biganza byawe, kandi igisubizo ntuba ukibona none n'ejo. Nyamara biba byaraje ubibona bikakumunga buke buke, wibwira ko ntacyo bitwaye, bikagera aho bikurenga, ugashaka imva n'imvano yabyo ukayibura, ukibaza igihe uburwayi bwatangiye kugera ku buzima bwawe ntukibone. Ijwi ryawe ntiriba rigitamba, uba urindwanye yatsinzwe urugamba rw'ubuzima. Umwanzi muhanganye n'ubu umubona, intwaro arwanisha ziba zigukomeretsa utabona ikiganza kizifashe. Uburibwe uba ubwumva buruka iyo nkota itewe mu mutima wawe, ugashaka ingabo yakingira iryo cumu n'iyo miheto, ukisanga ibiganza byawe byambaye ubusa, ugatega agatuza kakamenwa n'ibibazo. Igihe ubuzima bwo mu mutwe bwatangiye guhinduka, ibibazo bikuremereye, ujye wegera uwo wizeye, umuganirire, uruhura umutima. Dr Nshuti yakomeje kwandika aganira ibyamuhinduye umurwayi, kandi ari umuvuzi wemerwa n'abandi, agira ati njye n'umukoresha wanjye twasangiye urugendo rujya gusura se. Twagiye ibitekerezo byanjye biri kure, ndi kwibaza ku nzira igoye ngomba kunyuramo nkamenya icyateye uburwayi bw'isheja. Nareba ubwiza bw'ibibaya turi kunyuramo, nkareba inseko z'abantu bankikije, nkatekereza ku magambo azavugwa nibabona nanjye nabaye umurwayi nk'abandi. Nagendaga nitse imitima buruka, amapine y'imodoka yikaragaga ku muhanda, niko umutima wanjye wateraga ndi gushaka igisubizo nta kibuze. Irakiza yamaze umwanya nyitegereza, njye sinabibona, kuko nibwiraga ko ibitekerezo bye byose biri ku nzira. Nongeye kwitsa imitima buruka, aterura ati muganga, nako Nshuti, wabaye iki? Ese urugendo wagiye rwakuguye amahoro? Wasanze kaje guhakwa ameze ute ko wahangayitse? Byari ibibazo byinshi abarije icyarimwe, nahisemo gusubiza icyakaje guhakwa. Nuko ndamusubiza nti
Kaje guhakwa ameze neza, umurebeye inyuma ni umusaza ukomeye ndetse ufite ibitekerezo byiza, ariko imbere yuzuye ibikomere. Irakiza yarabihakanye ambwira ko bidashoboka, ambaza ukuntu umuvuzi w'ibikomere nawe aba abigendana. Narahindukiye ndamureba, wahanze amaso umuhanda, ndamusubiza nti iby'ibikomere afite yabigendanye urugendo rwose, yagiye ari kuvura abandi ibikomere. Irakiza ntiyabyizeye, nuko arambaza ati kuki atakurikije inama yagiraga abandi ngo nawe akiri ibikomere? Iyo abiganirira abandi baganga ko bari kumufasha. Irakiza ntiyumvaga uburyo umuganga nka Kaje guhaka yarwara uburwayi nk'ubwo. Yarahawe ibihembo byinshi mpuzamahanga avura uburwayi nk'ubwo arwaye, nuko arambaza ati kuki utamuzanye ku bitaro ngo yitabweho? Namusubije ko icyo akeneye atari imiti, akeneye wo gutura intimba yuzuye umutima we. Musezeranya ko nzakora ibishoboka byose nkajya kumureba iyo nimba nkayimutura. Irakiza yambwiye ko ngomba kurwana n'igihe kuko ageze mu zabukuru, byibura yapfa agapfa atishwe n'ibikomere yabonye umuti. Twageze muri gereza twicara dutegereje umusaza. Umusaza atubonye aratwegera, arambura ibiganza ahobera umuhungu we njya mu kiganza. Ambaza uko merewe, anyita inshuti y'ikiri umwana. Namusubije ko meze neza, mbimubwira. Amaso yari kureba umuhungu we, ntiyashakaga kumukuraho amaso. Urukumbuzi rwabaga rwinshi, bakabura ijambo baheraho baganira. Bombi babaga bameze nk'abari kubonekerwa. Umusaza agatangiza ikiganiro agira ati ese mwana wanjye warambabariye? Irakiza yabuze icyo amusubiza, aramubaza ati kuki wishe umuntu? Irakiza yabona ukuntu usa ari umusaza mwiza uhorana urugwiro. Icyo atarazi ni uko inkuru ye y'urukundo yamuteye guhungabana, arwara uburwayi bwo mu mutwe, yari akeneye kwitabwaho. Nuko umusaza araseka aramusubiza ati narinze isezerano nagiranye n'inshuti yanjye, kandi ikiguzi cy'ibyo yangirije yari azi neza ko ari urupfu. Irakiza ntiyabyumvisha. Umusaza aramureba aramubaza ati ese wigeze ukunda? Irakiza arahakana. Umusaza aratungurwa arakomeza ati kuki utagira umutima? Umusaza yaramurebye abona kwigunga mu maso, yamenya ko Irakiza yakuriye kure y'ababyeyi be, aho isomo ry'urukundo atari kubasha kuryiga. Nuko arambwira ati umbabarire kuba utaramenye igisobanuro cy'ibyishimo, kandi ujye ubabarira nyoko, wasanga amahitamo yari afite ari ayo kukureka ukagenda. Irakiza yibutse byinshi, mu kanya gato amarira azenga mu maso ye. Umusaza aramureba aramubwira ati warakoze kuba umugabo ukagera ku rwego ugezeho ubu. Wabikoze uri wenyine mu isi nk'iyi igoye, wishakira inzira ugera ku ntsinzi. Nahoraga mfite ubwoba ko niduhura nzicwa n'agahinda nibaza ubuzima ubayemo, gusa ubu ndishimye mwana wanjye. Uko yavugaga iby'imizi igihe yatembaga ku matama y'Irakiza. Nuko arambura ikiganza amuhanagura amarira ku matama ye. Yabikoze nk'umubyeyi ubikorera umwana we. Buri gikorwa cyose yakoraga yagikoraga nk'aho ari bwo bwa nyuma gikoze. Nuko umusaza arakomeza ati mwana wanjye, ntuzigera wishima udafite urukundo. Urwarwa ntiruzaryoha, ubutunzi ntibuzakunyura, uzahorana ubwigunge. Nujya usobanura ubuzima uzajya ubusobanura uvuga ko bugoye. Genda ushake uwo ukunda, ushimisha umutima wawe. Umusaza yakomeje amubwira ko ari cyo cyifuzo cye. Umusaza yamuhaye ubutunzi bwose yari atunze, amuha ikimenyetso kimwegurira ubwo butunzi. Nuko aramubwira ati ibyo byose ntibizagushimisha udafite urukundo muri wowe. Umusaza yarahagurutse arandeba, arahindukira areba Irakiza aramubwira ati uyu mwana uzamuha 10% by'ubutunzi bwanjye. Ibintu umusaza yari amaze imyaka myinshi avunikira yari abihaye umuhungu we, nanjye amakutuvungukira tw'ubwo butunzi. Irakiza ntibyamushimishije kuko amafaranga yari afite menshi, yari akeneye umubyeyi iruhande rwe. Yari akeneye ubushyuhe bw'ibiganza atigeze yumva mu buto bwe. Gusa ntibyari gukunda kuko uwari kubimuha yari umunyabyaha wishe umuntu. Yari akatiwe kumara ubuzima yari asigaje aho muri gereza. Nubwo ubuzima yari asigaje bwari buto, ariko yagombaga guhanwa. Irakiza ntiyabyumvaga ukuntu abonye se akuze ariko akamubona atemerewe kubonana nawe. Bahanye ibiganza badashaka kurekurana, ariko igihe kibategeka ko buri wese asezeraho mugenzi we, buri wese agafata inzira ye. Umusaza yaramubwiye ati ndagukunda mwana wanjye,
abivuga amarira ashoka ku matama ye. Ntiyari yarigeze agira amahirwe yo kubimubwira mu myaka igera kuri 27 yari ishize. Urukundo ababyeyi bagirira abana babo, buri kintu cyose umusaza yakoraga Irakiza yumvaga yakigumana. Nuko Irakiza aramubaza ati, ese witwa nde? Umusaza aramureba aramubwira ati, nitwa Irakiza. Bombi bari bahuje amazina ndetse basa nk'intobo. Umusaza yerekuye umuhungu we kuko gukomeza kumufata mu kiganza byari ukwitera agahinda. Azamura ikiganza ati, urabeho. Irakiza yanze kumusezera aramubwira ati, nzagaruka kukureba. Umusaza yari ateye intambwe aduteye umugongo, arahindukira aramubwira ati, ntuzagaruke, kandi ndagushimira ko waragumye uri muzima nkaba nkubonyeho. Umusaza yaragiye, Irakiza yumva yamukurikira. Yari akeneye igihe ari kumwe n'umubyeyi we. Namufashe akaboko musaba ko duhindukira tugataha. Irakiza yari ahagaze areba uko se arenga azenga amarira mu maso, avugana ijwi rituje agira ati, ndagukunda data. Yahise ahindukira aragenda, nanjye ndamukurikira. Inzira yose twaje Irakiza yibaza ikibazo agira ati, kubera iki? Icyo kibazo yakibajije kenshi. Tugeze mu nzira ikiniga kimwuzura ku mutima arambwira ati, ndashaka kurira. Yaparitse imodoka ku ruhande muha umwanya ngo arire yisanzuye. Yafunze imodoka neza arira atari gusakuza. Nanjye ndi gutekereza ko bo mbona bose bari guhita nibaza umuzima muri bo. Iyi si n'ibyayo biratangaje, gusa abayituye bo batangaje kurushaho. Tugendana imitima yuzuye ibikomere byinshi ku buryo nta wagasetsa undi, ahubwo twakabaye dufasha muri uru rugendo twese twisangamo nta mahitamo twabigizemo. Abo ubona batunze batagenda n'amaguru bahora bamwenyura ibyabo ntukabyifuze. Hari ubwo biba birenze ibyawe. Amahoro y'umutima ntapimirwa kuri ibi tubonesha amaso, nubwo tuyageraho bigoye kuri buri wese. Inzira y'ubuzima yuzuyemo byinshi byose tuba tuzi ko biriho ndetse tuzahura nabyo. Ibitubaho byose ntabwo aba ari bishya, hari undi biba byarabayeho. Niyo mpamvu tuba tudakwiriye kwiheba ngo duheranwe n'agahinda k'ibitubabaza, kandi hari intimba duhuriyeho na benshi. Nubwo imitima yacu itakira ibitubaho kimwe, ariko amasomo y'ababinyuzemo yakabaye inzira yacu mu gihe tugeze mu bigoye. Iyi si yuzuye byinshi byadufasha kubona ubuzima mu nguni y'ibyishimo, tukabona iryoshye aho kubona ko ishaririye. Si wowe wenyine ufite ibikomere, abo banyura imbere y'amaso yawe bafite ibiremereye imitima nubwo bagenda bashinyirije. Va mu bwigunge ubegere wibatinya, nk'aho ishyano ryaguhiriyeho umurizo. N'abo bagira imitima yoroshye nk'uwawe, amajoro basanga barira nk'uko bikubaho. Ibibazo birabarenga nk'uko byakugendekeye, ntabwo basanzwe ahubwo nuko bakurushije kwihangana. Begere bagusangiza iryo banga bakoresheje bakarinda umubabaro kwangiza iminsi yabo. Aho kuguma bigunze bagahaguruka bagakora. Nabo bafite ibyabagoye ntibabyibagiwe, ahubwo babigize umusingi wo kubakiraho intsinzi yabo. Va muri iyo nyanja itagira inkombe wishyizemo n'ibibazo, wituma abantu bagukunda bakugirira impuhwe, baha amahitamo yo kuguha urukundo ndetse no kukwitaho. Baguha ubufasha ukwiriye, bareke kwigomwa n'ibyakabaye ibyabo. Mbere y'uko abandi bakuvura, ni wowe muti w'umutima wawe, ndetse ni wowe rukingira ibitekerezo byawe. Bigoye ubwonko gusobanukirwa abo turi bo, gusa imbaraga ziba muri twe nizo zitwica cyangwa zikadukiza. Kujya inama biroroha, nyamara kuyishyira mu bikorwa biravuna. Amahame twihaye ubuzima bwacu ntatwemerera kugenda mu isi twemye. Aba ari uguhangana tukongera tugahangana. Niyo wagera ku ntsinzi wahanganiye ntabwo unyura, urakomeza ugahangana kugeza ku mwuka ugushizemo. Ibibazo muri urwo rugendo inshuti ziragenda uzireba. Rimwe na rimwe n'abana wibarutse ngo bazazungure ibyawe nabo bakagusiga mu ntimba itagira ingano. Ubuzima buguhatiriza kudaheranwa n'agahinda, ugakomeza guhangana nabwo. Imitsi yawe iri kujojoba amarira, gusa kuba intwari ni ukugendana n'ibituguye tukagera ku nzozi zacu. Irakiza yararize arangije arihanagura, asohoka mu modoka afata akayaga mpagaze iruhande. Agahinda kari kose ku maso ye, ariko byibura yari yogeje umutima we. Yarahindukiye andeba mu maso ambaza ari guseka ati, umuti wamvura ni uwuhe?
Nubwo yabibajije akina ariko yari arwaye koko yari akeneye kwitabwaho aho kujya gutura agahinda k'urwarwa. Narahindukiye ndamureba ntunga agatoki ku mutima we ndamubwira nti umuti uri muri wowe. Ndakomeza ndamubwira nti ushimishwe nuko ugize amahirwe yo guhura n'umubyeyi wawe kandi umubabarire nk'uko yabigusabye. Nakomeje musaba kuzirikana buri mwanya wose bamaranye aho kuwufata nk'umwanya yamaranye n'umusaza usanzwe, ahubwo awufate nk'umwanya yamaranye na se. Kubona umubyeyi hashize imyaka 27 ubwabyo bitera uburwayi. Uba wibaza ibibazo byinshi, amateka bakwereka ko atahabaye kandi yaragombaga kuhaba. Ibikomere byose wagiriye mu rugendo buri kubimwegekaho umwita nyirabayazana. Namusabye kwirinda gufata se nk'aho ari umugome wamutaye, ahubwo amufate nk'umubyeyi wabaye kure umwana we. Irakiza yarampobereye arambwira ati ukwiriye byinshi bitari 10%. Dukomeza urugendo rugana ku bitaro. Kuva Isheja yagera mu bitaro nibwo nari maze igihe kirekire namubona. Nari nuzuye urukumbuzi gusa ijoro ntiryari kunkundira. Nasanze abarwayi basinziriye. Nageze mu biro byanjye naricara, Twagira barinjiye yari yantegereje yanze gutaha. Namubajije impamvu atatashye ambwira ko atari gutaha tutavuganye. Yambajije ibyo mazemo iminsi mugiyemo ku buryo no kwitaba telefone bisigaye bingora. Musaba kwicara nkamubwira ibyo mazemo iminsi ndetse akangira inama ku buryo kaje guhakwa yari yambwiye ngo nkoreshe. Twagira yicaye afite amatsiko yo kumva nkabona nawe afite ibyo kumbwira. Nuko mbanza kumuha umwanya ngo abanze ambwire numvaga ibyo ari byo byihutirwa. Yambwiye ko wase amaze iminsi ababaye kubera ko ntitaba telefone yansaba gukora ibishoboka byose nkiyunga nawe. Yahise ambaza niba hari umuntu nahaye nimero ye ndahakana. Arahatiriza ambwira ko hari umupolisikazi wamuhamagaye amubwira ko ari njye wayimuhaye. Nahise nibuka ko Uwamahoro yanyatse nimero ndayimuha. Namubajije ibyo baganiriye ambwira ko ari ibisanzwe, gusa ambwira ko bazahura neza ku cyumweru. Naramwenyuye musaba gufatiraho kuko amahirwe yo kubona umukobwa ugusanga aba ari make. Yambajije imiterere y'Uwamahoro ndayimubwira, musobanurira byose nk'inshuti atazagwa mu ruza rwita ikiziba amakosa akambarwaho. Nari nkumbuye kuganira na Twagira. Urukundo nakundaga Isheja rwari rwaramize inzira zose zigana ku bandi zari zarafunganye. Sinari gutuza ntarabona umuti wavura Isheja. Numvaga ariyo nsinzi ikomeye y'ubuzima bwanjye. Kuvura Isheja nicyo cyari igisobanuro cy'uko ndi umuvuzi mwiza. Kubona Isheja yakize byari bisa nko guhindura ibihe, nanjye nkavuka nkatangira kubara amateka yanjye mpereye ku munsi Isheja yakiriyeho uburwayi bwe. Twagira yamaze kunganirira inkuru z'ibyo amazemo iminsi ambaza niba umwana uba iwanjye muzi. Nibutse ko nahaye Kwizera urufunguzo rw'inzu yanjye ngo abe ariho aba ari kuba. Namubwiye ko ari umwana w'inshuti yanjye nta mpamvu yo kugira impungenge. Twagira yambwiye ko yabonye ari umwana mwiza utagira icyo atwaye nuko aba yubuye ikibazo cye. Ambaza aho nari maze iminsi n'ibyo nari mugiyemo bituma abantu banshaka bakambura. Nabanje kureba ifoto y'akaje guhakwa nuko mubaza niba uwo musaza amuzi. Ambwira ko amuzi ndetse yongeraho ko umuganga waba utamuzi yaba atazi ibyo arimo. Namubwiye ko nari maze iminsi ndi kumushakisha ngo mfashe ku burwayi bw'Isheja. N'amatsiko menshi Twagira yahise ambaza niba narabonye kaje guhakwa. Nemeye nkoresheje umutwe mubwira ko kaje guhakwa namubonye ndetse nkaganira nawe. Twagira byaramutangaje ariko biranamushimisha. Ambaza uko nasanze ameze mubwira ko ameze neza ndetse akiri umuhanga nk'uko yari ameze kera. Twagira nawe yagize amatsiko yo kuzabona kuri kaje guhakwa. Ansaba ko ninsubira kumureba ngomba kujyana nawe. Narabimwemereye nuko arambwira ati ubwo wowe na kaje guhakwa mwahuye ubwo burwayi bw'Isheja bwavugutiwe umuti. Yabivuze yizeye ko umuti nawubonye gusa ndamuhakanira mbona acitse intege. Nkomeza amubwira ko kaje guhakwa yambwiye uburyo bwo gukoresha kugira ngo mvure Isheja. Twagira yashakaga ko Isheja akira vuba nkareka kwitiranya impuhwe n'urukundo. Twagira ntiyemeraga ko nkunda Isheja yabyitiranyaga ni mu muvuzi agirira uwo avura. Twagira yakomeje ambaza ati
none ubwo buryo ni ubuhe? Namusubije ngira nti nanjye ngomba kuba umurwayi, mbona ntabwo abyumvishe ndamubwira nti biransaba kuba umusazi nkavura isheja. Twagira yaramwenyuye arabiseka arambaza ati ko uri muzima warwara gute? Arakomeza arambwira ati babivuze ukuri ko urukundo rurasaza. Naramurebye abona ndakomeje ndamubwira nti ibyo nibyo kaje guhakwa yansabye. Namubwiye ko ari byo umusaza yansabye gukora aratuza ariko ntiyabinyemerera. Arambwira ati iyo nzira ntabwo ariyo, reka dushake ubundi buryo kuko ntibyashoboka kuba umurwayi mu barwayi uvura. Yambwiye ko nimitamo ubwo buryo ubwo ibyo kuvura abandi ndabyibagirwa nkita ku murwayi umwe gusa kandi abandi bankeneye. Nari nshaka gukora igishoboka cyose nkavura isheja. Umutima n'ibitekerezo byanjye byari biri mu mayira abiri, nibaza niba ndakurikira isheja gusa nkasiga abandi barwayi. Twagira yarampakaniye ambwira ko iyo nzira igoye ndetse idashoboka. Namurebye ndi kure mu bitekerezo, ubwenge buri kumbuza ayo mahitamo ariko umutima ushaka ayo mahitamo. Nari ndi kwibaza icyo ndi bwumvire hagati y'ubwenge ndetse n'umutima.